Haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu bihe byiza byo gusenga, aho uherereye hose, abari ku migabane itandukanye y'isi, abari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yesu Kristo ashimwe. Muri iki gitondo duhereje Imana icyubahiro, izinze ijoro izinguye amanywa, irabyongera irabikoze. Dushimiye intwari ku rugamba yatwimanye n'ubu yatwimanye. Dushimiye Imana itubambira amahema, Imana ishimwe. Dushimiye Imana idutunze mu bumana bwayo, Imana ihabwa icyubahiro. Dushimiye Imana idakoze isoni, dushimiye Imana igira neza, Imana ishimwe. Dushimiye Imana yita ku batibashishije, dushimiye Imana yita ku nsuzugurwa, dushimiye Imana irengera abatagira epfo na ruguru, bari aho nyine batagira kirengera. Imana ihabwa icyubahiro, itwitaho mu buryo butandukanye. Dushimiye Imana yita ku batagira imiryango, dushimiye Imana yita no ku bafite imiryango. Imana ishimwe, hose ihabera icyarimwe. Imana ishimwe. Turayishimiye rero uburyo ki yaturinze muri iri joro, tuyishimiye uburyo ki yaturinze muri iki cyumweru, tuyishimiye uburyo ki yaturinze mu minsi itambutse, tuyishimiye uburyo ki twarwaye ikadukiza, tuyishimiye uburyo ki ari intwari ku rugamba, uburyo Imana yarwanye intambara ku buzima bwawe n'ubwanjye. Buri wese yamurwaniriye mu buryo butandukanye, ariko twese tuzamuye icyubahiro cy'Imana, twarayibonye. Imana ishimwe. Aka mwanya rero nagusuhuzaga mwene data. Ikindi nakubwiraga ngo uhereze Imana icyubahiro uyishime. Gatatu nkakubwira ngo ntukaburire Imana umwanya, ni bibi cyane. Ujye ubona umwanya wo gushima Imana, ujye ubona umwanya wo kuganira n'Imana, usenga Imana yawe. Imana ishimwe kuko ntacyo twayishinja, yarakoze, n'umukozi w'umuhanga. Turacyari muri teme yacu rero y'iki cyumweru tumaze, twagagiye tuganira ku byo kugira intego yo kunesha. Twasanze tugomba kwizera Imana, tugomba kureka ibyaha, tugomba guharanira kuba abakristo no kugendana n'umwuka wera muri twe. Imana ishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tugiye gusomera ijambo ry'Imana, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana. Turasoma ibice 5 duhereye ku murongo wa mbere. Titire y'ijambo handitse ngo ibyo kwizera Yesu n'amaherezo yabyo. Imana ishimwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Iki ni cyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, ni uko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Gatatu, kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. 4, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Ni ukuvuga ngo niwaba warangije kubivuka ubwa kabiri, niwaba warangije kwihana ukabatizwa mu mazi menshi, uba wabaye wongeye kubyarwa, uba wavutse ubwa kabiri. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Iyo warangije kwatura ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe, uhabwa imbaraga zo kunesha iby'isi. Iyo warangije guhamya ukinjira mu mazi menshi, ugapfana na Kristo ukazukana nawe, icyo gihe unesha iby'isi. Ubinesha gute? Imbaraga z'Imana ziza muri wowe, ukabasha guhamya, ukabasha guhakanira Satani n'abadayimoni kutakiri igikoresho cyabo. Rero icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi. Ni ukwizera kwacu, ni ukwizera kwacu. Utizera ntashobora kunezeza Imana, utizera ntashobora kunesha. Ijambo riratubwiye neza
ngo kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. ni ukuvuga niba waba ufite kwizera uzabasha kunesha, niba waba ufite kwizera Imana, niwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, kabasha kugukiza akaga k'ibyaha, Yesu Kristo azagukiza, Yesu Kristo azakuneshereza. Imana nishimwe cyane. Keretse uwizera yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Jambo riratubwiye kuri 5 ngo ninde unesha iby'isi, keretse uwizera yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Imana ishimwe. Nta rindi banga, nta zindi mbaraga uretse kwizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Kandi nta rindi banga ryo kunesha uretse kubyarwa ubwa kabiri, kuko dusanze ko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Kunesha iby'isi ni iki? Ni ukunesha irari, ni ukunesha irari ry'ibyaha, ibiryoheye abandi, ibyaha biryoheye abandi, wowe bikagusharirira, wowe bikagutera isesemi, kuko niko kunesha iby'isi. Kwitandukanya n'ibyaha, n'irari ry'ibyaha, niko kunesha iby'isi. Icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Ukeneye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe mu buzima bwawe, kugira ubashe kuba uwabyawe n'Imana, ubashe kunesha iby'isi. Kandi ijambo riravuze ngo ninde unesha iby'isi, keretse uwizeye yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Biragusaba kwizera, biragusaba kuva mu gahuge, biragusaba kuva mu gupinga, biragusaba kwizera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana kugira ubashe kunesha iby'isi. Imana ishimwe. Imana itugirire neza. Nakubwiraga ngo ugire intego yo kunesha, gira intego, wumve ushaka, wumve muri wowe huzuyemo irari ryo gushaka kunesha iby'isi, kunesha ibyaha. Imana itugire neza. Imana ibaha umugisha. Bifurije weekend nziza. Imana izabane namwe. Abazagira ingendo, Imana izabane namwe. Abazagira ubukwe, Imana izabane namwe. Ndetse buri wese azabona Imana muri iyi weekend. Shalom, shalom.